ikintu cyabaye hano ntabwo turi buvuge ko abanyamadini twavuga ngo bakoze ibidakorwa ku rwego ruri hejuru kurusha ibishobora kubaho binyuranyije n'amategeko, cyangwa gusa hagaragayemo abakora ibidakwiye gukorwa. Icyo nicyo cya mbere, ariko harimo n'abafite ibyo bakora, kuko nituza kureba uruhare rw'amadini n'amatorero mu burezi, mu buvuzi. Icya kabiri, leta ikennye kubona aho nakwita ngo turuhurire umutima. Ntabwo tugira ibigo, ntitugira ahantu hazwi kandi hizewe dushobora kwerekera ngo igihe wababaye ngeyo. Ariko mu rusengero abantu bajyayo akizera ko hari Imana imwumva, kumva hari musenyeri cyangwa pasiteri cyangwa umushumba uvugana n'Imana nayo agiye kumufasha gusenga aruhuke. Navuga ngo rero amadini n'amatorero byabaye ubuhungiro bw'abagowe n'imitekerereze cyangwa no kugorwa n'ubuzima, kubera ko leta itashyizeho uburyo buhoraho dushobora kuyihungiraho muri ubwo buryo. Ariko mu mikoranire byakabaye ari byiza leta igakora iby'imbaraga, noneho amatorero agakora iby'amarangamutima, cyangwa ibidafatika ariko by'amarangamutima. Ariko ikibazo cyaravutse nk'uko musenyeri amaze kubivuga, amadini abisuko. Kandi ntabwo ari ubwa mbere, ninza kuvuga nabi uko byavuzwe muri Bibiliya, nifite musenyeri ndizera ko ari bubinoze. Hari aho ngo Yesu yageze asanga inzu y'Imana yabaye iguriro, afata inkoni, tubona batubwira uko yabigenje. N'ubu rero ntekereza ko leta yari yafashe uruhare rwo kwinjira mu maguriro yitwa inzu z'Imana, kugira ngo icyari isoko iyi gisubize kuba urusengero. Ariko n'ingaruka kuri leta rero yageze mu iguriro. Leta abantu bayita umubyeyi, ariko jye siko mbyemera, nayita ikiraro twese twambuka duhuriyeho. Jye wananiranye n'uyu washobotse, noneho leta tukayihuriraho nk'ikiraro twese dushobora kunyurana, uva habi n'uva heza twese tukahanyuranira. Yageze muri rwa rusengero rero, kubera umurindi w'ibyo yabonye bidakwiye mu kwandurura, itwara ibidakwiye gutegurwa, itwara n'ibiteguye, byose irapakira irajyana. Igeze ipfira iratangira avuga iti ariko iri ryari icupa ririmo amazi, ariko iri ryarimo ubusa, ariko byose yagize ite yabimanukanye. Scovia, reka twivuga mu buryo bw'amahanga. Reka ntanga urugero, ndatanga urugero. Iki kibazo cy'amadini ntabwo cyakabaye giteza crisis, giteza impagarara muri rusange, kuko iki gihugu gifite umuyobozi guhera ku mudugudu. Ibi bintu bijya gutangira umuntu akageraho biza kubonwa na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu ukorera Kacyiru. Hari umurenge byaberagamo, kandi hariyo umuntu uhagarariye leta aho hantu, hariyo umuntu uhagarariye RGB wawe ushobora gutanga raporo akavuga ati ariko ibibera iwacu ntabwo ari iby'amadini. Hari n'abaturage babibona, hari n'abaturage babibona. Rero inzego za leta zararangaye, ikintu gitangira avuga ngo Scovia arasenga mu rugo, bivaho biba icyumba, bivaho bibiguriro, bivaho dutangira kuhakorera n'ibyaha birenze kuba amakosa. Inzego za leta zizira noneho icyarimwe. Buriya umuntu uzakubeshya akubwira ko leta itagira imbaraga, nubwo yaba ari iyi nzu turimo bashyizeho idarapo ikitwa leta, irakuzahaza uko yazi imeze kose. Icyo rero nicyo cyabaye, leta yahagurukiye icyarimwe ijya gukemura ikibazo. Icyo kibazo yagiye gukemura giteza ibyago byo kuba abantu barimo kuvuga ngo tuhowe Imana, abandi barimo kuvuga bati turarenganye, abandi barimo kuvuga habaye iki. Iyi iba yaratangiye. Nese Scovia, kutabikora sibyo byari kuba ibyago kurusha? Ntabwo ikwiye. Nge ntekereza ko impamvu dutanga mituweli uzi yariyo ni ukugira ngo ninumva mfite umuriro nivurize hafi. Kuki se leta itashyizeho ibitaro CHK Kanombe na Faisal gusa ngo muri aho dutuye ni habe amavuriro mato? Hariya kanini k'umuriro bakumva byanze, noneho dogiteri akazaza gusuma ikintera umuriro. Aha rero leta yaje izira icyarimwe kandi izana imbaraga z'umurengero. Ndatanga urugero, urusengero bagezeho kugenzura bagasanga rudafite umurindankuba n'ikigega. Ibyo bintu koko birashyira abaturage mu kaga, kuko hatari ibifata amazi. Ariko hari mu kwa karindwi iyo bamubwira bati imvura y'ukwa 9 izagufite iki, ariko bayimubwiye muri 2018. umurindankuba niki harimo rega n'abavuka. Uwo muntu bayimubwiye muri 2018 n'uwavutse yasanze itegeko rihari ryaravuguruwe na minisitiri uvuga turacyaca mu kibaya cy'ibyondo. Kandi nawe 2020 yari afite ku Rwanda tuzaba vision 2020 urayibuka. Ntabwo yayikoze. Ibyo ari imihigo. Amazi tuyafite 80 na kangahe ku ijana, twarashakaga 100. Umuriro nawo nuko. Rero n'abandi batekereza ko niba yarubatse urusengero agafata urusaku agashyiraho ubwiherero buzima, bagasanga wenda habura ikigega, niba muha iminsi. Ariko mu by'ukuri
kananga urugero rw'urusengero giye nabonye n'abaje ngo babareze iki urusengero ruri hejuru ririya za Nyacyonga babareze ko badafite amapave ya parikingi kuri urwo rusengero umuntu ufite imodoka ni umuntu umwe umuhanda ujyayo ntabwo dushobora kujyayo twambaye uko twambaye uko tugezeho ntiwamenye uko dusa kubera itaka n'ivumbi none ukabaza ngo amapave atari imbere y'urusengero birateza akaga mu buryo utababwira uti tuguhaye ukwezi mushyiraho amapave rega kuyobora ntabwo ari uguhirika ni ukukomeza ukamubwira uti tambuka genda umubyeyi nigisha abana kugenda atera intambwe imwe bwacyo ukabona arakomeye ukarekura muri make umuntu arwaye nk'umunota umwe cyangwa iminota ibiri ni iki wumva amadini atakoze yakagombye kugikora ni iki leta itakoze yakabaye igikora icya mbere amadini atakoze ntabwo yubahirije amasezerano agirana na leta kuko amadini yajya gutangira cyangwa amatorero hari amasezerano bagirana y'ibikorwa bazateza imbere aho bagiye gukorera hari ibyo bagomba kuba bubahirije ku nzu bagiye gukoreramo ibyo amwe mu madini hano dufite amatorero pasiteri yaguje Range Rover aza kuri televiziyo avuga ukuntu yateye imbere Imana yamufashije amaze gutera imbere yaguze Range Rover bwa mbere na 18 bavuze ngo abantu bimuka aho bari we yaragiye kuko yarakodeshaga igihangari ntafite naho aba ubaza rimwe mu mwaka agakoresha igiterane gahanga nk'ahandi habereye kampeni abantu bakamuha amafaranga agasubira yaba kugira ngo abeho mu by'ukuri uwo muntu yananiwe kujyana amasezerano na leta atangira itorero ngo ayubahirize leta ikitakoze niki yagiranye amasezerano n'umuntu ariko ntiyagenzura ko yayubahirije iyo imaze kwicara rero ntikurikirana ibyo yagombaga gukurikirana izira rimwe leta ndakwibutsa ko ifite imbaraga icyaba cyose nta cyarusha leta imbaraga njye niko mbizi izira rimwe igatwara wa muntu wananiranye bigatuma nanjye warwazaga ngerageza ngo nubahirize ngendera mu gikundi cy'abananiranye icyo nicyo kibazo cyonyine ntabwo nemera ko niba hari ikosa rikwiye kubera umunsi umwe ngo rigenzurirwe umunsi umwe inzego zose zirivugaho kugeza no kuri perezida wa repubulika hakwiye kuba haratangiye gitifu w'akagari atakamba atanga raporo ku karere nako kabaza minisitiri ati bitubikore dute bakomeza ku buryo inzego zose zibifite ariko byaje nk'icyorezo twese turikanga n'ibidafite icyo bitwaye twabigize ikibazo minisita leta y'u Rwanda y'isoma iteko nshinga ry'u Rwanda ni leta idashingiye ku idini ariko ingingo ya 37 y'iteko nshinga igateganya ko abantu bafite uburenganzira bwo ku myemerere wakemera bya gakondo wajya mu idini ushaka icyo nshaka kubabaza muhuza mute ibirimo bikorwa uyu munsi byo kugenzura amadini n'ubwo burenganzira ntavogerwa buteganywa n'iteko nshinga murakoze uburenganzira nk'uko bivuze uburenganzira bwo gusenga uburenganzira bwo kugira ukwemera ni uburenganzira bw'ibanze bwa muntu na leta yacu yemera ariko uburyo noneho amadini ajyaho n'imiryango yashingiyeho uburyo bijyaho nabyo bifite itegeko ribigenga ryo muri 2018 nk'uko twaze tubivuga rigenga noneho uburyo wandikisha umuryango tuyita imiryango buri amadini ni imiryango ishingiye ku kwemera uburyo yandikisha ibyo ukora aho ukorera abayobora abandi ukuntu bagomba kuba bameza bayiyobora n'ibindi ibyo birahari uretse n'ibyo noneho amazu yubakwa mu gihugu icyo yaba yubakiwe icyo ari cyo cyose niba ari inzu yo guturamo hari amategeko abigenga niba ari inzu yo gukoreramo imyidagaduro hari amategeko ayigenga ayo mazu yo gusengeramo nayo hari amategeko ayigenga kuko mbere y'uko yitwa kiliziya cyangwa se umusigiti cyangwa ikindi ni inzu ikorerwamo ibyo ngibyo kitwa gutyo ibyo rero byose bifite amategeko byose abigenga ayo mategeko kinagiraho rero kuba ari ukugira ngo yubahirize nyine bwa burenganzira abantu bafite kuko bafite uburenganzira bwo gusenga bagasengera ahantu hameze neza iyo bahura ari benshi bagasengera ahantu habaha umutekano nk'uko ayo mategeko abiteganya ibyo kandi twese tubyumvikanaho ku buryo ibyakozwe kubera ko byari byarakozwe n'ikindi gihe sinabishya byagaragaye ko harimo ibibazo kandi ibibazo byagiye birebwa abantu bakareba ko base ibingibi ko twabyumvikanye uretse n'ibyo ko abantu bahawe igihe kugira ngo bikosore uyu munsi bigeze he habaho noneho kujya gukeburana niko nk'uko na Bishop babivugaga hano mu kanya habaho kujya gukeburana ikindi nagira cyo mvugaho gitoya ni cyuko navuga bati byakorewe rimwe nkuko mugenzi wacu ari kwivuga ahangaha ati kugira leta imanuka kuko niba ari akazi ko kugenzura kakabaye kaba buri munsi kuki tubibona bikabera kimwe ngo amatorero 800 arafunzwe na amatorero insengero zikubye 4 utugari twose two mu Rwanda niba ari utugari 2000 insengero birenga 800 icyo rero ndacyo kigaragaza ko byari bikeneye imbaraga nyinshi kuko iyo ubona muri 2018
hagati aho ngaho zariyongereyeho ibihumbi birenze 7 kandi bitujuje ibisabwa, ni ikibazo gikomeye. Ikibazo kigakomera kubera iki? Kubera ko abantu benshi n'ubundi bari muri ayo matorero, usanga n'abayobozi turimo kuvuga bagombye kubikurikirana turimo tuyasengeramo, hari ayo dufitemo imirimo, harimo aduha akazi, kandi hari ayo tubereyemo abahanuzi, hari ayo turimo turabavugabutumwa, hari aduhemba. Ibyo byose bituma hari umwihariko watumye nyine ko haboneka hagomba imbaraga zidasanzwe kugira ngo hajyemo gahunda, kuko utabikoze gutyo byagorana kugira ngo ushyire ibintu ku murongo. Ni nayo mpamvu rero icyo kijistifia icyo kinyuranyo kiri hagati y'ibisanzwe n'ibi ngibi birimo gukorwa ko kugira ngo gahunda izemo. Ariko Minister, igihe Perezida wa Repubulika yagize icyo avuga kuri iki kibazo, anavuga ati nari nkizi, ubwo yakiraga, ubwo abagize inteko barahiraga na Minisitiri w'Intebe bakarahira, ubona ko Abanyarwanda benshi noneho batoye baravuga, n'utarafite akavuga ati akumva ariruhukije ubutekamutwe mu madini, noneho bagatangira kwataga ariko n'inzego za leta kugeza aho bigeraho ngaho, kugeza ubwo umukuru w'igihugu azavuga. Icyo kintu gituma inzego zacu zitabona ibintu hakiri kare. Ubu dufite uwuhe muturambye wo kuvuga ngo noneho tugiye kubaka ibiramba, niba nanjye shinze n'uwo muryango ushingiye ukwemera, mbe mbizi ko nta muntu uzaza kumfungira ikindi gihe, mbe nzi neza ko bimeze neza, byibura nanjye ntekane, wa mugani ko avuga ngo senga utekanye. Umuturambye icya mbere nuko ibi biri gukorwa ni urugendo kandi rutarangiye, kubera ko ubugenzuzi hari ubwakozwe ku bintu bimwe. Ni inyubako twahereyeho, nyuma yaho mwabonye ko hari n'amadini amwe n'amwe yagiye afungwa bitewe n'impamvu zinyuranye. Hari ibishingiye ku myemerere n'ibyo bigisha abaturage n'uburyo birirwa bajyana mu bintu bidashobotse. Hari adafite ibyangombwa byuzuye bikinakomeza, ariko hari n'ibindi bigomba gukomeza. Ibikomeza ni ibihe? Ni uko ubu tugomba no kwibaza ngo ese ubundi amadini angana gutyo muri iki gihugu, ese koko ni ngombwa?